ntangiye mbasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu yatumenye BTV aho muherereye hose, mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, abari muri Congo, Tanzania, Kenya, Uburundi, abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye hose ku migabane yose y'isi, Uburayi, Amerika, Aziya na Oceania, tubahaye ikaze kuri iyi channel yacu, tubakangurira gukora subscribe, mukora share ibiganiro byacu tunyuzaho amanywa n'ijoro, mukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bageraho 5 kuri 5. Uyu mugoroba rero twasuye umwe mu bana barangije amashuri yisumbuye, aho yagize ati leta y'ubumwe idushishikariza kwishakamo ibisubizo. Ubwo yarangije amashuri yaravuze ati niki nakora kugira ngo niteze imbere, mu mwanya byose arabidusubiza. Muri urwo rwego rero ngira ngo musabe abanze atwibwire, hanyuma atubwire n'umushinga we uko yawuteguye cyangwa se uburyo awukora. Nyakubahwa, nagira ngo ubanze wibwire abadukurikiye, mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Manzi Swalehe, nkaba ntuye muri Nyarugenge, akagari k'Agatare, nkaba nize ibintu bijyanye n'ubwubatsi, ariko nanze kuba ubwonko ariho nagufungira gusa. Nize ubwubatsi ariko nkunda ibintu bijyanye n'ubworozi, bibumbemo agriculture yose, ubuhinzi, ubworozi. Naje kureba ku ma interneti, navuga ati se ko nkunze korora utuntu tuguruka, inyoni, inuma, inkoko, imbata, amadendo n'udusimba bita inkanga tutarakwirakwira cyane hano mu Rwanda. Nibwo navuze ati ese niki nakora kugira ngo ubworozi bwanjye buneze imbere, kandi n'abagenzi banjye mbe hari icyo nazabagezaho, cyangwa se nakiimprovinga muri technology, kuko isi turi kujyamo ikeneye technology kurusha ibindi bintu byose. Nibwo natangiye kuba nakora iyi mashini. Iyo mashini? Iyi mashini rero ifite ubushobozi bwo kurarira amagi 120. Iyo mashini ubwayo ikora akazi ki? Iyi mashini ikintu ikora ni ukurarira amagi. Ni ukurarira amagi? Igi ryose washiramo ritarengeje icyumweru ritewe, 100% ryavuka iyo ribanguriye. Ikitandukaniyeho n'inkoko ni ukuba yararira amagi menshi mu gihe gitoya gihwanye n'icy'inkoko. Ushizemo amagi y'inkoko ni iminsi 21, ay'inuma cyangwa se inkware z'ishyamba ni iminsi 18, dendo, imbata, inkanga iminsi 30. Kuko yo agira igishishwa gikomeye. Burya rivuka bitewe, igihe kigira cyo kuvuka biterwa n'igishishwa, ko ubushobozi nyine gukomera bingana. Nibwo nahisemo kuba nakora iyi mashini ariyo bita incubator. Incubator? Abantu benshi bagira ikibazo cyo kuba bazigura kuko bazirya umuriro. Ariko nahisemo uburyo navuga ati iki kintu nakora uburyo yajya irya umuriro mukeya. Wabishakiye igisubizo? Igisubizo cyo namaze kukibona. Wabigenje ute rero? Ubikoze ukuntu uyibona iri full automatic, nkuko zirabagura ziba zimeze. Kugira ngo niyo wikoreye cyangwa niyo waguze ikoze? Iyi niyo nikoreye mu maboko yanjye. Kugira ngo itarya umuriro mwinshi, hari akamashini bita inverter. Hano nagakara gahari, ariko mu minsi iri imbere nagatumije kuba nzagakazana, ku buryo n'umuntu wo mu cyaro ukoresha imirasire yashobora gukoresha ino mashini. Kuko ubundi umurasire uramutse udafite inverter ntabwo wakoresha ino mashini. Ariko nahisemo kuba nakongera icyo kintu cya inverter kugira ngo buri wese mu bushobozi bwe ahari abe yabasha kuba yayikoresha.
iyo aha hejuru hari akabuto ucana, iyo ugacanye kaba kakwerekamo imbere hari amatara y'amasiramika. Yo ntabwo ndayazana ngo mbe nayashiramo, ariko nayo ari mu nzira kuba yaza. Iyo yashizemo yo nta rumuri aguha, ariko atanga ubushyuhe mo imbere. Ako kabuto kari hehe? Aka kabuto ni aka ngaka. Aka ni kucana rya tara ino red irimo imbere, ikaba yashobora kuba yakwereka amagi mu gihe irariye cyangwa se mu gihe irimo iraturaga. Iyo ukanze kano aka kabutaka, imashini iba isitatinze. Iyo ukanze akahe? Imashini ubu yisitatinze. Urabona hano ubushyuhe buri kuri 25 n'igice kimwe. Ububere bwo buracyari hejuru cyane. Nuwa ngo iyo mibare y'umutuku ivuga iki? Iyi ngiyi ni humidity. Naho iyo y'ubururu yo? Iyi ni temperature isanzwe. Kugira ngo wumve hano ubushyuhe akaba ari ububere. Hano akangaka kari aha hirya ko ni agataninga amagi. Hano ubu ni isaha imwe n'iminota 20. Nibwo iratangira kuba yahindura amagi nk'uko inkoko yararira. Iyo ufunguyemo hano, iyi ni imashini. Ino vandarateri ikintu ikora, isakaza ubu bushyuhe mo hano hose. Hakaba harimo kano kantu k'agasensa karimo hano kumva ko hashyushye cyangwa hakonje, igatanga ripoti hano hejuru. Aho ngaho aya ni amatureyi asanzwe, ino ni nuzu ukwayo kadire y'ayo magi. Hakaba hari aka kamashini akaba kita step motor mu rurimi rw'icyongereza. Aka ngaka niko gafasha kuba yahindura amagi. Hariho utu tuntu bikorana bita limit switch. Aka kari ku ruhande ubona. Kano niko iyo imanutse kuri angle ya 45 igakuraho itihagarara. Nabibereka hano. Bitwereke turebe. Ntabwo iratangira kuba up ngo itangire ibe yahindura hano nyuma y'isaha n'iminota uko iri kugenda imanuka. Urabona ko igeze ku gusa n'iminota 18. Ubwo irahita itaninga ano magi. Mu gihe wenda iyo saha itaragera hagati y'aho ngaho biba bimeze gute? Iba gutyo ubu yahinduye, yagiye kuri angle ya 45 yayahinduye yajyanye hariya. Niza kugaruka ino minota irangiye, iraza kuyataninga iyagarure hasi hano. Utu tuba twayifasha kuba wafunga kugira ngo ushyiremo urufunguzo. Uyisunitse aka kantu ubwacyo birafata utarinze ujya kugorana nabyo urwana no gufunga n'imfunguzo. Naho twavuga ngo ayo niyo makare. Aya niyo makare y'urugi rwawe. Hakaba harimo systeme nahisemo abenshi ikibazo cyo kwirirwa gufungura ushiramo amazi. Iki ushatse wafungura hano hasi ukayashiramo utarinze imashini ifunze, amazi ukayashiriramo hano. Ariko ngiye nahisemo ndavuga ati hari igihe umuntu aba adahari cyangwa se wibagiwe wibeshye uri mu kandi kazi. Nahisemo gukora aka kantu kari aha hejuru. Ako kamara iki ko? Aka kantu ushiramo amazi ukayuzuza. Iyo amazi muri aka ko hasi yashizemo, murabona ko hari itiyo imanuka ariyo y'iyi ngiyi izanamo y'amazi. Amazi aturutsemo hano hejuru muri aka bimeze nka kuriya. Iyo tiyo nayo iriho. Itiyo ni iyi ngiyi imanura y'amazi. Irayamanura avamo hano akaza akanyuramo hano muri iyi tiyo mubona, akinjiriramo hano hasi, akaza agahinguka iriya mubona hariya, akajyamo hariya munoza muri ya ka kanuza k'amazi kari hasi n'ubundi kabugenewe.
ubu niko automatique utarinze kuvuga ngo wibagirwa amazi ngo karakuma gashyushya amazi karashya. Urebera hano wowe icyo witaho ni hano kwa amazi yashizemo, kwa amazi hano yagabanyutse cyangwa yashizemo ukayongeramo. Iyo ubwayo birikora ikamanura ikayajyana hasi. Ariya mazi iyo yashyushye se amarira iki amagi yawe? Aya mazi iyo ashyushye ikintu tuba dukeneyeho aya mazi atarimo amagi yashye wasa nk'umuntu yokeje. Ariko ano mazi atuma igi risa nk'iryoroha. Hari ukuntu inkoko iyo iraririye ihaguruka mu magi kugira ngo hajyemo akantu k'akayaga areke gushyuha cyane birenze. Ano mazi nicyo adufasha rero, abazamura temperatire nyine bikazamuka mo imbere, ibintu bikagenda, amagi akaba ameze neza nyine ari muri klima nziza atuma yavuka. Ndabona harimo amatureyi agera kuri 4 atandukana gute noneho? Ano magi aya matureyi kinakora ntayo kujyamo amagi mo hano kugira ngo igi ribone uko biba stable nyine uriteretsemo hahandi. Aya magi ubwayo imashini n'ubushobozi ishobora kuba yararira ni amagi 120. Umubare wose w'amagi yararira ni 120. Bihwanye n'aya mature kuko iture ijyamo amagi 30 kubye 4 ni 120. Ariko n'aka kamashini gafite ubushobozi bwo kuzamura, gutaninga cyangwa guhindura amagi 120 ubwo bushobozi bwabo. Iyo hari ahantu hari umwenge usohokamo umwuka, usohora umwuka kugira ngo imashini nayo ihumeke. Ntabwo wayifunga igura ihumekera, ntabwo byaba ari byiza byateza. Iyo ya myenge ni iriya y'inyuma, nuriya mwenge w'inyuma wahariye nituma imashini yawe ihumeka. Ihumekera kwa ko hagumamye ubushuhe byaba ikindi kibazo. Gahumeka byaba ari ikibazo buriya. Ari ikibazo. Nuriya mwenge umwe gusa cyangwa hari indi hasi wenda? Hari undi uba hano hasi ariko akenshi wo ntabwo nkunze kuwufungura kugira ngo hatinjiramo umuyaga mwinshi cyane, cyangwa se ubu bushyuhe bw'iri tara butinyuriramo hano kubera ino vandarateri iri aha ngaha. Rero ndahafunga kereka iyo mbona ibipimo byanjye hano hejuru byabaye byinshi, biri kuba byinshi. Iyo byabaye byinshi nibwo ngerageza kuba nafungura hariya hasi kugira ngo noneho igendere kuri standard igaragara neza, imeze neza nta kibazo. Noneho watubwiye ngo amagi ishobora kuyaturaga mu gihe kingana iki? Amagi aya y'inkoko ay'inkoko zisanzwe ni iminsi 21. Ku munsi wa 18 ubushyuhe urabuhindura n'ububobere ukabuhindura. Urabona nka hano ko yamanutse yageze kuri humidite ya 60 yatsi. Ubu kari akamashini kari gukora akazi kako ko gushyushya kanazamura ariya mazi. Azamuka ari umwotsi, yamaze kuzamuka ikazamura hano ububobere irakupa. Hano ubushyuhe nabwo bugeze kuri 35 n'ibice 37 n'ibice bitewe na klima y'ahantu iri. Karikupa ubwako ano matara arazima. Bikoze mu buryo buri automatique ku buryo sense irimo hano imbere niyo ishobora kuba yakumva ko hashyushye cyangwa hakonje igikenewemo hano, ikakwereka hano kuri zino bodi urebamo imbere. Ubu bumenyi ndagira ngo umare amatsiko abatwumva kandi banatureba. Ubu bumenyi muri macamake wabukuye? Wabukopeye ku muntu? Hari umwarimu wabukwigishije? Bimeze gute? Kwiga no gukopera. Nagiye kuri interineti nkabireba. Hari n'umushuti wanjye wize electronique, iyo ngizemo ikibazo aramfasha
tugafashanya, nkamubwira ati nifuza ko twabigenza gutya, akambwira ati okay, wakenera ka tukunganirana, kuko burya bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Aramfashamo tugahugura, akamugura, nkamubwira ati ariko aka kantu tugakoze gutya byaba gutya, akambwira ati birashoboka, harabura iki, nkagenda mbikora. Ariko akenshi iyi ngiyi ibyinshi n'ijye wabikoze ubwanjye. Nagira ngo nkubaze, iyi mashini niyo ya mbere wigiyeho cyangwa hari izindi waba warigiyeho gukora? Hari izindi nigiyeho gukora ziri manuel. Iyi niyo ya mbere automatique nkoze. Ya mbere full automatique nkoze, izindi zabaga ari manuel zaranaraririye zo. Iyi ngiyi nayo urabona ko ubu nko kuyitrayinga ine solution, ariko nize 100% ko izama wa musaruro nifuza. Wari wayikoresha ku buryo imishwi irasohoka cyangwa uracyari mu igerageza? Iyo nakoresheje iri manuel, icyo itandukaniyeho n'iyi ngiyi nuko ifite akangaka gataninga amagi, aka gakontorora gatuma amagi yitaninga. Ariko ibindi byo amagi yarimo arikaraga muri kariya gatureyi cyangwa bigenda gute? Iramanuka ikaza kongera ikanazamuka kuri angle ya 45, igendera kuri angle. Nyakubahwa Sale, noneho ubwo iyi mashini yawe watubwiye ko ituraga cyangwa se irarira imbere y'iminsi 21. Irarira iminsi 21. Umunsi wa 18 nibwo uhindura ubushyuhe, ugahindura n'ububobere buba burimo hano imbere, ukageza nimba ari kuri 35, igomba kuba iri muri za 38, handi kabiri 66, kugira ngo ize kubasha kuba yaturaga. Hano ubundi aba ari 3.5 usanzwe ahantu hari nomo ni 3.5. Hano ikaba iri hagati ya 60 na 66. 65 igeze kuri 60 iraka, yajya kuri 66 igakupa. Nk'ubu ko yamanutse iri nafunguye yamanutse iri kuri 57. Kano kantu kari gukora icyo gashinzwe. Iyo rero amagi umunsi wa 21 urageze, bigenda gute ku mashini yawe? Ubundi guhera ku munsi wa 18 ntabwo iba igihindura amagi. Akangaka uhita ugahagarika, hano hari ahantu hari stop, uhita ugakandaho ukayihagarika ku buryo itaza gutaninga amagi, kuko imishwi yaraririwe neza, imashini imeze neza. Ku munsi wa 18 bifite kuba imishwi yatangira kuvuga, kwimena, tangira kuyumva inavugiramo. Umunsi wa 19, 20, 21 imishwi ibi ishobora kuba yavuga. Ikibazo rero, iyo imishwi ivutse biriya bimene bijya hehe? Iyo imishwi ivutse bigenda gute mu mashini yawe? Ahangaha ubundi ari utuntu wagashizemo kugira ngo umushwi utaza kwikubita hasi. Two ndi mu nzira yo kudukora, kuko two nzadukora mu rubaho, muri izi mbaho nakoreshejemo hano za MDF. Hasi haba hari akayunguruzo, nzabuterekamo hano, aya matureyi nzayakuramo ngo mbuterekemo hano. Noneho ya mishwi nivuka ibirimo hano muri ka box nazikoreye. Ibi bishishwa by'amagi ubikuramo, imishwi yamaze kuvuka nayo irimo uranayisohoramo, uhita ubikuramo byose, ugafata imishwi ukayishyira ahantu habugenewe, ukayikorera demarage, ikajya ahantu habugenewe kuba wayishyira, igashyushywa, ukayiha za mine totali, ukayiha urukingo, kugira ngo hari n'indi miti bagenda bakoresha kugira ngo igire imbaraga ibashe kurya, ukayirinda stress, ukayirinda ahantu abantu bayikubaganya, ikaba ibayeho nta kibazo, ituje, nta muntu uyibangamiye. Iyo mashini uvuga aho bashyira imishwi imaze kuvuka se waba uyifite cyangwa bigenda gute?
aho hari imashini zituraga baterekamo ubwayi igaturaga nk'iyi yabikora byombi, ariko ushatse hari n'indi ukora mu gihe cyo guturaga ukajyanamo ya magi. Njye ntabwo ndayikora ariko ndi mu nzira yayo, kuko ikiburamo ni sisiteme. Ibibogisi byuma byo narabikoze, warabirangije. narabirangije. Ikisigaye ni ugukora sisiteme yayo y'ibi ngibi, kuko ako nako kazaba kagikeneweho. Hazaba hakeneye iyi ngiyi y'ubushyuhe, ipima ubushyuhe n'ububobere gusa. Iyo mashini urumva bizagutwara igihe kingana iki kugira ngo ube watangira noneho kuyikoresha no guturaga? Iyi ngiyi iyo ya kabiri biragaragara ko itarakorwa cyangwa se utarayisoza. iya kabiri yo ntabwo ari vuba, kuko iyi ngiyi yabikora byose nta kibazo, gusa ariko mbonye igishoro gihagije nabasha kuba nagira inoza nayikora nayo nkayirangiza. Nk'ubu iyi mashini umuntu ashatse kuyigura buhagaze, wavuga ko ihagaze igiciro cy'amafaranga angahe? Iyi ngiyi umuntu ashatse kuyigura amafaranga, cyangwa umuntu akakubwira ati ndashaka iyi mashini ariko cyangwa uzankorera iyi mashini, wayimukorera? Ibikoresho byose mu gihe hari ibyanjye nta gishoro cye na kimwe kiriho, amakeya namuca ni mu 450. 450 ukanamwigisha ku buryo azajya abikora? Wabihe ndamufasha, ntabwo nyimuha ngo mureke ngo ayijyane gutyo. Ndamukurikirana nkamufasha, cyangwa se mu byo nanjye nasobanukiyeho neza nkamwohereza wa muvandimwe wita Pasi dukorana, akaba yagenda akamusobanura, kuko we ibingibi abizobereyemo cyane, kuko ari nawe wize ibintu bya elegitoronike kundusha. Uwo muvandimwe Pasi we twazamubona se ku buryo nawe twazajyana nawe ikiganiro kugira ngo abadukurikira bose basobanukirwe byimbitse? Byansaba kuzamuvugisha umunsi yaba ahugutse, kuko ubu nawe hari utuntu arimo gukora, kuko aba ahugiye muri ibintu bya elegitoronike cyane. Mu gihe yaba ahugutse akaduha umwanya nta kibazo yazabyemera, ntabwo agoranye. Nta kibazo. Mu kiganiro cy'ubutaha noneho turifuza ko twazaba turi kumwe na Pasi, nawe akatubwira byimbitse uburyo izi mashini zanyu zirimo gukora, cyangwa se uburyo zafasha abantu benshi. Ndagira ngo rero nkusobanuze kandi nkubaze nk'umuntu w'umworozi w'inkoko, ni izihe ngorane mukunda kugira mu bworozi bwanyu bw'inkoko igihe zavutse? Ikintu tugira cyane akenshi hari igihe uhura na kirima yahindutse, bikaba byazigiraho ikibazo. Nicyo kintu mbona cyane, n'uburwayi wenda utarumenyereye buje bushyashya, n'imiti yayo ku giciro kiri hejuru, nicyo kintu kigenda kigoranamo cyane. Ikindi kintu nanone ngira ngo nkubaze, iyi mashini yanyu iyo imishwi wambwiye ko ibikora byombi, ese ishobora kukorora, ushobora kuyibikamo imishwi, cyangwa se imishwi uyibika mu kindi cyumba runaka harimo indi mashini? Ubundi iyo yavutse amasaha atagomba kurenga n'umunsi, amasaha 28. Ari mu gihe yavutse ntizigomba kurenza amasaha 28 ikiri muri iyo mashini. Ntabwo igomba kuyisohokamo, igomba kurenga. Iyo zavutse ubona ko yarangije guturaga yose, uhita ukora demarage, ukajyana ahabugenewe, ukazishyushya, ukaziha amazi, agafite intege nkeya ukagasomesha kuri ya mazi aba arimo rwa rukingo, n'ibiryo ushyiraho hasi zikarya, byose aba ari ibintu ukora. Ntabwo wayigumishamo hano ngo iminsi 2, afite kuba izagira ikindi kibazo. Noneho nyakubahwa Salehe, mu gihe tutaragera ku rwego rwo gusanga waturagishije amagi, ni iki wabwira urubyiruko rwavuga ko babuze akazi? Urabona ko wowe wagize umuhate n'ubushake bwo kwishakamo igisubizo nk'intore. Akazi nta mpamvu yo kwicara ngo runaka azampa akazi. Make ufite bifite gushoboka. Kuko uba ufite 5
ukayigaho neza ukavuga ati okay, ngiye urukwavu nimba ku isoko ruhagaze 3 ngiye kurugura ndarwitaho igihe kingana gutya kuko rubyarira ukwezi niruba rumaye abo bana turi ya kabiri ya gatatu narwo ruzaba rutangiye nabo batangiye kubyara ukabyiga byose birashoboka kuko nanjye ntabwo nakubwira ko ubu imagaze hafi 300 nyikora kubera ibikoresho bimwe hari ibyo tumiza hanze hano mu Rwanda bitarahagera hari n'ibyo hano mu Rwanda bihari bitewe n'amatransport kubikatisha ibintu nk'ibyo bigiye bihenze ariko nayavuze ati reka nkore gahoro gahoro. Uramutse ubonye abaterankunga bakuba hafi wabasaba ko bagufasha iki? Mbonye abaterankunga ikintu nakenera icyo wabasaba nanabasaba nuko bamfasha kuba nabona ibikoresho hafi ku giciro gihendutse kandi kiza tudahenze. Ubu nibyo twabikora kandi mfite ubushake bwo kuba nakora irenze nkarariza amagi 1000 ibihumbi 2 byose. Noneho rero kugira ngo umuntu akubone, kugira ngo umuntu akungura ibitekerezo, kubera ko ubu urimo urarebwa n'isi yose, harimo abafite ubumenyi bwisumbuye kukurusha bashobora kukunganira cyangwa se bashobora no kugukosora bati iki kintu washyizemo ntabwo gikwiriye uzongeremo iki ngiki ugisimbuza iki, bakubona gute? Nimero yanjye nkoresha gusa mu bisanzwe iba no kuri WhatsApp ni 078 078 7 32 66 27. Uwashaka kugutelefona cyangwa kugira ibindi bisobanura kubaza, iyo nimero yawe kubonaho. Iyo nimero wayibonaho. Iri kuri na WhatsApp? Iri kuri WhatsApp. Mbere yuko rero tugusezeraho ku kiganiro cyiza tugiranye, nagira ngo nkusabe ikintu kimwe. Uyu mushinga wawugezeho ari wo wahereyeho cyangwa se hari indi yahereyeho? Imishinga natangiye norora inuma nkajya nzigurisha, abantu benshi bibaza ati se karakanye ni abantu barakarya n'umutako, ushaka wayirya ushatse wayikoresha nk'umutako, ziranagurwa cyane ku buryo abantu batabikeka. Ifite n'agaciro cyane kuko iya makeya ni 500, hari n'izigera mu 10-15 kuko ugiye no kora ku masoko yo hanze zirahenze cyane, zirahenze kurusha uko hano mu Rwanda twe tubibona nk'ibintu biciriritse. Noneho ikindi kibazo nanone, izi nkoko zawe murimo korora muri iki gihe, ese muzibonera isoko? Isoko rirahari ahubwo nta nubwo turarihaza kuko abantu benshi bakenera inyama, kuko kuri iki gihe n'inyama z'inka zarahenze. Abenshi bakeneye inyama z'inkoko, bakeneye amagi, inyama z'amatungo magufiya zirakenewe cyane kuko nta n'ingaruka zigira mbi ku mubiri w'umuntu. Noneho dukangurira abafite utubari, amaresitora ko bakugana, nibangane mu gihe zidahari, guhuza na mugenzi wanjye kuko muri business no gufashanya, guhuza n'undi uzifite cyangwa se washaka ko ari njye uzi kugemurira nkazikuzanira nta kibazo. Inkoko yawe uyorora mu gihe kingana iki? Ubundi inkoko iyo amagi ishaka gutangira gutera, itangira gutera ari uko ifite amezi 5. Iyo wayigaburiye neza, wayitayeho neza, amezi 5 itangira kuba yatera. Izo kurya mu mezi 3 zarariye neza, 4 ufite kuba wayirya bitewe n'inyama ukunda. Hari abakunda inyama zikiri ntoya z'amatungo akiri mato, hari abakunda izikuze. Urugero rwose washaka wayiryamo warayitayeho neza nta kibazo. Nagira ngo wongere wibutse abadukurikiye nimero yawe. Nimero yanjye ni 078 7 32 66 27. Dusabe rero ko n'abandi bafite imishinga yabo bakeneye ko twayimenyesha abagenzi bacu, bazagane
iyi cano yacu yatumenye BTV bazahungukira byinshi, kandi n'abaterankunga bazababa hafi. Turabashimiye mwebwe mwari mudukurikiye kuri iyi cano. Ikiganiro nahagaruka. Ciao ciao. Au revoir.